Hello everyone, ndatangira musoza ukanze kuri video. Ubu noneho tugiye gukora igice cya kabiri cya video yacu ya TikTok twafunguye. Ubu noneho tugiye kureba uko tugiye editinga TikTok yacu kugira ngo ibe nk'iy'aba content creator cyangwa se aba professionnel. So, muri kubona hano ndi kuri TikTok tugiye editinga turebe uko washiramo, uko wahindura ifoto cyangwa se uko wayishiraho nyine kubera utayifite kwa kwana twakoranye TikTok twe creatinganye. Duhite tureba uko wahindura izina ushaka kurihindura, turebe uko washiramo bio, turebe uko wahindura n'ibindi bitandukanye tugiye gukoramo. So reka dutangire hazero. Nukundi video uze kuma subscribe, uze no kuma follow kuri ino TikTok. Muri kubona hariho video imwe ifite abantu 100. Guys, ibyo binago bikwiriye mujye kuma follow kuri iyi page yacu kuri TikTok na kuri YouTube mu subscribe. None reka duhere hazero. So uri buze hano urihangana, uri buze hano kuri TikTok n'ubundi app ukande kuri TikTok. So muri kubona hano ugeze kuri video bisanzwe ya, uri kuri video bisanzwe gutya. None ikintu tugiye guhita dukora, uraza hano. So wowe uri kuri TikTok ndagusaba kuma follow, wowe uri kuri YouTube ndagusaba kuma subscribe. So nugera hano rero ikintu wahita ukora, reka tubanze hano tweditinge ifoto. Ya, uraza hano dore muri hanganaho gato, uri buze hano ku ifoto yacu, uri buze hano handitse edit hano niho biri bubere byose. So turahita tuhakanda. So tukimara kuhakanda uri kubona harimo option nyinshi badusaba gukora. Noneho tugiye gushiramo ifoto, tugiye gushaka ifoto tuyishiremo. Uraza ukande hano, tugendana akantu kukanduraza ukande hano handitse change photo, ariko twebwe n'ubundi nta foto yaririho. Uraza uhakande, uhite uzaho ngaho kuri hano handitse upload photo kuri kabiri uhakande. Ukimara kuhakanda turamanuka twebwe tuze mu mafoto yacu, turebe ifoto yacu dushaka gushiramo n'ubundi aba yo twemezamo. Uramanuka unako wowe nuyibona hafi urayishiramo. So okay, iyi foto yacu urahita ukanda handitse hasi next. So ukimara kwakanda ukubana barita bakubwira ngo uyishiremo neza, ya uyiviewingemo neza. So urahita wegerezamo neza, uhita ukanda hano handitse save post. Urategereza bitewe na internet yawe. Iyo ni inuze ya mbere dukozeho, none tugiye guhita dukora no ku ya kabiri. Tegereza internet yawe ukuntu igenda. So muri kubona ifoto yacu yagiyemo kandi neza cyane. Noneho ahandi turahita tujya hano, hari ushaka guhindura izina, urahita uzukanda hano aho kuri name ya mbere. Ushaka kurihindura urahakanda. So twebwe rero twese tudashaka kurihindura hano turarireka. Ushaka noneho no gushiraho izina hano handitse username. Hari abantu baba badafite amazina, aho ngo handitse username naho uraza uhakande washira izina. Iyi kabereka tuyikureho turebe ko babyemera. Bisaba ko ushaka izina nyine ryihariye. Biranze katwemezeho rimwe turebe. Iyo muri kubona rero ko bikunze, urahita uzukanda hano handitse save, uza uhakande. Kubona ko byemeye, noneho tugiye gukora muri bio. Urahita uzukande hano ngaho hasi ndi kukwereka, urahita uzuhakande. Noneho twebwe ugiye kwandikamo ibyo ushaka, nanjye kandikemo ibingibi ngiye kwandikamo. Okay, nuko nguko nanditsemo, ubwo nawe urandikamo uko ushaka. Kadushireho no sticker. Okay. Ukimara kubyemeza muri kubona ko bikunze. So rero muri kubona yuko dushoje editinga
hano kuri TikTok kuri profile yacu. Ubwo nushaka ko tweditinga ibindi bintu urajya muri comment, ibyo bintu usabwa kwandikamo ibintu ushaka ko dukoraho utazi cyangwa se uzi ariko udasobanukiwe, si ngombwa ngo wice ibintu kandi duhari. So rero muri kubona yuko noneho TikTok yacu ewana umuntu arahagera akabona ko ibintu ari fresh. Ubwo ngubwo nimba ukunze iyi video urasabwa kuma subscribe, uri kuri TikTok urasabwa kumfollowinga. Ndabakunda cyane, ciao ciao.